wavukiye hehe hagana he wavutse ryari? Navutse 96. 96? Ubwo ufite imyaka ingahe? 26. 26? Waravutse 96? Yabirenga urambeshye. Wapi? Yabirenga. Tubwire neza ubwo ni nk'ingahe? Bana tugubake tuzagoba, urubyiruko tugubake tuzagoba, n'ababyeyi bagubake tuzagubaka, tuzagubaka abana b'Abanyarwanda, turugira amaparadizo ku isi yose tuzagubaka, isi yose tuzagubaka. Urakoze cyane. Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje gukurikira Sade TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byinshi kandi bitandukanye. Reka nanone mbanze ngusuhuze wori mu Rwanda, bari iburengerazuba, bari iburasirazuba, bari amajyaruguru, bari amajyepfo, mwese tubahaye ikaze, ndetse n'abari muri diaspora mwese muhawe ikaze, turabasuje cyane. Muri abantu bacu, muri abantu bakadasohoka, mukomeza gutwereka ko muri kumwe natwe, dukomeje kubashimira ko mukomeza kubana natwe umunsi ku wundi, inkunga mukomeza kuduhereza, mukomeza mukora subscribe, n'ukuri zitugeraho. Muri abantu bacu, muri abakadasohoka, turabashimiye cyane kandi muhawe ikaze. Kuko mubibona uyu munsi kuri kamera za Sade TV dufite umutumirwa ntago turamumenya neza, reka atangire atwibwira. Mazina yanyu mwitwa bande? Nitwa Ndati Jonathan. Murogerageza mwongera ijwi kugira ngo tubashe kugenda. Ongera. Witwa? Ndati Jonathan. Ndati Jonathan. Uri muntu ki? Utuye hehe? Bimeze bite? Ntuye mu karere ka Nyamasheke. Tuye mu karere ka Nyamasheke cyane. Mu karere ka Nyamasheke hagana he? Mu murenge wa Cyato. Ubwo ni intara y'uburengerazuba, mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Cyato. Yego. Wavukiye hehe hagana he wavutse ryari? Navutse 96. 96? Ubwo ufite imyaka ingahe? 26. 26? Waravutse 96? Yabirenga urambeshye. Wapi? Yabirenga. Tubwire neza ubwo ni nk'ingahe? Okay, reka tubifate gutyo ko wavutse 96. Turebye neza kuri kamera zacu hari igikoresho ufite, ariko ntago twasobanukiye icyo ari cyo gikoresho. Bakita gute? Bayita iningiri. Bayita iningiri? Ese ko tubona ukiri mutoya, ko ufite imyaka mikeya, ibintu by'iningiri buriya ko mbizi ku bya kera, wowe bimeze bite? Nta kibazo n'ibyajemo. N'ibyakujemo? Ese iningiri waba ufite umwe mu bo yikomoraho ku muryango wanyu, cyangwa ni wowe ku giti cyawe wacuranze iningiri muri muryango wanyu, muri famille yanyu muri rusange? Hoya, nuwo nabirebeyeho. Wabirebeye kuri nde? Tubwire muri make turamburire. Hari umusaza nabonaga ari kugenda yicuranga, nanjye ngerageza kumwiganya, mbona nyine ndabishoboye. Umusaza ari muntu ki? Mwahuriye hagana he? Twahuye ari gucuranga naririmba, ndamubwira ngo anyereke, nyine mbona aranyeretse, ngerageza kumwegera akajya anyigisha.
ese uwo musaza yari usanzwe wahandi cyane n'uwo mwari mufitanye isano runaka? ntabwo twari dufitanye isano. Ni kuri uhura n'umuntu bisanzwe wenda acuranga igicurangisho runaka akaba yagufasha akakwerekera? Okay. Ese umaze igihe kingana ucuranga iningiri, wabitangiye ryari mu mwaka wo? Aciyemo imyaka 7. Imyaka 7 ucuranga iningiri? Byumvikana ko umaze kuyimenya cyane. Mu buzima busanzwe ukora iki? Nkora akazi kose mbonye. Akazi kose ubonye? Ese hari amakuru ariko naba mpambwa ku ruhande ko uri umuhanzi, sinzi nimba ugiye gutandukira ukajya kure yabyo? Ndiwe ntabwo ndi kure yabyo, ahubwo ndiwe. Uri umuhanzi? Umaze gukora indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo 4. Indirimbo 4? Se waturirimbira kuri imwe mu ndirimbo zawe? Naririmba. Ntacyo dukorezeho. Shidikanya ndagukunda sheri ndagukunda, nagukunze kuva kera, oya sinabikora. Ndagukunda baby ndagukunda, ndagukunda sheri ndagukunda. Mutima wanjye ubwiza bwawe butemba itoto, ndagukunda baby ndagukunda. Izire mutima wanjye ubwiza bwawe butemba itoto, ndagukunda sheri ndagukunda, ndagukunda baby ndagukunda. Oya wishidikanya ndagukunda sheri ndagukunda, nagukunze kuva kera, oya sinabikora. Ndagukunda baby ndagukunda. Ndagukunda iyo nkubonye biranezeza, umva wuzuye umutima wanjye. Ndagukunda sheri ndagukunda, karabo keza ndagukunda iyo nkubonye biranezeza, umva wuzuye umutima wanjye. Ndagukunda sheri ndagukunda, oya wishidikanya. Ndagukunda sheri ndagukunda, nagukunze kuva kera, oya sinabikora. Ndagukunda sheri ndagukunda, ndagukunda sheri ndagukunda, ndagukunda baby ndagukunda, ndagukunda. Urakoze cyane. Iyo ndirimbo turirimbiyeho yitwa gute? Yitwa ndagukunda. Yitwa ndagukunda. Wayikoze gihe kiryari? Nayikoze muri 2023.
ese nta karirimbo kundi muhanzi wenda runaka wo mu Rwanda mutugezweho washobora nko gucuranga ngo turirimbireho? akoze ni indirimbo najya nkunda gucuranga yo mu bahanzi bita Eric Senderi. Eric Senderi yitwa tuzagubaka. tuzarwubaka tunyurizeho ntari tuzagubaka abana b'abanyarwanda turugira amaparatizo ku isi yose we tuzagubaka isi yose we tuzagubaka isi yose we tuzagubaka abana b'abanyarwanda turugira amaparatizo ku isi yose we tuzagubaka uturere tugubake tuzagubaka igihugu tugubake tuzagubaka u Rwanda tugubake tuzagubaka urubyiruko tugubake tuzagubaka n'ababyeyi bagubake tuzagubaka abana b'abanyarwanda turugira amaparatizo ku isi yose we tuzagubaka isi yose we tuzagubaka. urakoze cyane nako gusa nta kandi uzi kagezweho? hari akandi nzi kandi kaje musi jemusi uwuhe? jemusi karazwi cyane ku buryo hano twese twahita tukamenya cyane. tunyurizeho rero. uri inseko yanjye uri ibyishimo uri amahoro yanjye. ni aka King James? niyo mpamvu iyo udahari umutima uhinduka igishushungwe. nanjye gerageza kwiyumanganya ushaka ibintu ariko bikanga kuko na segonda yashira naguteye hagatima. uri umwuka mpumeka mbera nk'uwo bakirigise ibyishimo bikanyica iyo ngukubise amaso. ndagukumbuye amasaha aratemba iyo ngukumbuye. iyaba ibyashokaga nguruke ngusange maze nibera aho uri. akoze cyane. harya ngo icyo gikoresho wakize gihe ki? iki haciyemo imyaka 7. haciyemo imyaka 7 umenya icyo gikoresho cyane. ngo cyirwa bakita iningiri. ushobore kuba urenze mu kugicuranga? ndabizi cyane kabisa uratwemeje. nkora ndirimbo ya King James neza neza uyikubitaho ivumbi rigatumuka. ese muri rusange ukorera umuziki the mask producer? yego. ukorera hagana he? ni Burengerazuba? ni mu mujyi wa Kigali? ni hagana he? Burengerazuba. mu kahe karere? ka Rusizi. ukaba uvuka Nyamasheke mu gace bitwa gute? Nyamasheke mu gace bita gute ko Nyamasheke ari nini cyane? umurenge wa Cyato.
Murenge wa Cyato. Urabafite ni iwabo w'abahanzi, ni iwabo w'impano zose. Impano zirahari baba bazifite. Bazifite. Urateganyiriza iki se abagukunda bakunda Jonathan? Bakomeze kuri YouTube yanjye bita Jonathan Rwanda. Nibaguma kwishyigikira bizagenda neza kandi nabo hari icyo bizabamarira. Ngo YouTube channel yawe yitwa Jonathan Rwanda. Jonathan Rwanda. Mujye kuri Jonathan Rwanda mukore subscribe, like, comment, ubundi mukore na share, ubundi akomeze. Jonathan Rwanda YouTube channel yawe iriho indirimbo zingahe? Ariho indirimbo 3. Yego. Hari izindi nshya se waba uri gutegurira abagukurikira? Ari igiye gusohoka. Igiye gusohoka yitwa gute? Cyangwa ntiritwa izina? Tuzayishakira izina. Muzayishakira izina? Nizere ko izabika nk'izindi. Iningiri yaboramo buriya? Ni ibirimo nayo ibirimo. Ntago yaboramo kabisa n'umwihariko wawe. Urakoze cyane. Jonathan, umuziki kuba ukora ese ubona ari ibintu bikorohera, ni ibintu bibasha kugenda neza, ubasha kuwukora ukawukora nk'uko ubyifuza? Nta kibazo, mbasha kubikora. Ubushobozi buraboneka ariko ko ku bantu bari gutangira biba bigoye? Ntago byoroshye, gusa nyine abari kugerageza uko nyine imbaraga zingana ariko ukagerageza. Uko imbaraga zingana ariko ukagerageza. Urateganya kuba washaka abaterankunga cyangwa uzakomeza wikorane wewe wenyine ubwawe? Hoya, ntago nakora njye nyine ngo binkundire. Ariko abaterankunga babonetse bakafasha byaba byiza. Mu buryo bwo gushaka abaterankunga, mu buryo bwo kwiyegereza abaterankunga, ubikora mu we buryo kugira ngo wenda uvuga ati wenda mfite icyizere runaka ko igihe cyazagera umuterankunga akaba yaboneka? Sinzi, ntago byoroshye nyine, gusa abonetse nyine yaba ari nk'Imana. Yaba ari nk'Imana. Se ujye ugerageza kuba wajyana indirimbo zawe se cyangwa ibihangano byawe ku maradiyo? Njyayo. Ujyayo? Nimba ujyayo ni byiza cyane kabisa, ni ibintu byiza. Jonathan karame, iyo urebye urugendo rw'uno muziki ubona ari ibintu byoroshye? Urugendo rw'imiziki birakaze. Birakaze? Bikaze mu buhe buryo? Biragoye nyine gupfa kubona wabikoze bikaguhira, aba ari nk'amahirwe. Bikaguhira gusa ibintu byose aba ari ugupushinga cyangwa se ugakora cyane ubundi ukanabyereka Imana. Ndabeshyara? Ntabwo ubeshye. Niko biba bimeze. Ugira igihe cyo gusenga ukabyereka Imana? No gusenga biba birimo. Biba birimo? Ushyira Imana mu byo ukora byose, ushyiremo courage, ushyiremo akabaraga, bizagenda neza. Jonathan, ndirimbo watubwiye uteganya guhereza abadukurikiye uzayishyira hanze nka ryari, igihe ki? Iri hafi, iri gukorwa. Iri gukorwa? Ishobora ugeze ukora nka Jonathan, imyaka yatambutse n'uyu mwaka dutangiye, niwe wumva uzashyiramo imbaraga cyane? Aho nzashyiramo imbaraga cyane sinzi, ndi kubona bitangiye kungora. Biri kukugora? Ntago umwaka utangiranye n'ingamba nshya? Gusa mu wundi mwaka nishyiramo agatege bizagera kure. Bizagera kure, ntujye ushyiramo agatege kandi ntugacike intege.
hari akandi karirimbo se waba wateguye waririmbira ku badukurikiye cyangwa? nta kibazo karahari. Karahari? Yego. Karazwi se cyangwa ni akawe? Ni akanjye. Ntacyo uratunyurizaho akawe urebe n'akandi mutuzwi uturirimbira. Sawa. Hari ibi twagiye. uri umukobwa mwiza mwari usumba bose, uri mwiza shenge ndagukunda, uri mwiza shenge ndagukunda. wambereye byose ku mutima wanjye, niwe niyumvamo tuzibanira iteka. wambereye byose ku mutima wanjye, niwe niyumvamo tuzibanira iteka. urukundo rwanjye uri amahoro yanjye, urubavu rwanjye urukundo rwanjye, uri ibyishimo byanjye, uri amahoro yanjye, urubavu rwanjye, uri ibyishimo byanjye. uri mwiza nk'akamarayika, uri mwiza nk'agatoto, uri mwiza nk'akamisi, uri mwiza nk'akamarayika. urabaruta bose, urabaruta bose, urukundo rwanjye uri amahoro yanjye, uri ibyishimo byanjye, urubavu rwanjye. Urakoze cyane. Ugiye kudukurikiriza akitwa gute? akitwa gute? Kazwi nyine ku buryo wana abakurikiye Sade TV bari bwishime. hari akandi nzi ka Eric Senderi. Akandi uzika? Ka Eric Senderi. Karirimba gute? ibidakwiriye. Nta kibazo nako katunyurize. ibidakwiriye, ibidakwiriye nimbibona nzabivuga, kuko ibyo u Rwanda rwagezeho n'ababishenya ndeba we, nimbibona nzabivuga, nimbibona nzabivuga. ibidakwiriye, ibidakwiriye nimbibona nzabivuga, kuko ibyo u Rwanda rwagezeho n'ababishenya ndeba we, nimbibona nzabivuga, nimbibona nzabivuga, nimbibona nzabivuga.
kirazira oya nzabivuga mbibona nzabivuga ibidakwiriye mbibona nzabivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho n'ababishenya ndeba we mbibona nzabivuga oya kirazira mbibona nzabivuga oya kirazira. urakoze cyane harya ngo icyo gicurangisho cyitwa iningiri bacyita iningiri yego ese iningiri ku muntu ukeneye kuyiga ushaka kuyimenya buriya bisaba iki ntawapfa kubimenya kereka bisaba mu mutwe si waza kugana ashaka kubimenya buriya ntiwamwigisha namwigisha ariko afata yabikora afata yego ni amafaranga ngaho yakishyura kugira ngo umwigishe sinamurushya azanye n'ibyo 5 namufasha wenda ushobora gusanga hari abakurikiye Sade TV bifuza kumenya ngo ese iki gikoresho iningiri ko tugikunze ko tubona ari cyiza ko twifuza kuba twakiga byadusaba iki twabigenza ute twaca mu buhe buryo ndahari hari ushaka kukiga namufasha wamufasha biteguye kumufasha yego se ntiwatanga nimero zawe buri ushaka kukiga akakugana akaguhamagara nomero zanjye ni 079 079 84 623 621 urazisubiramo rimwe 079 84 2 3 Jona turakoze cyane tuguhaye ikaze turanagushimiye tugushimiye ko watuganye kuri Sade TV hakagira ibyo basha kwereka abadukurikira ese Jonathan urubatse cyangwa uri ingaragu Ndi ingaragu cyane uteganya gushinga urugo ryari igihe ki Imana nibishaka ese we ntacyo uri guteganya nanjye ndagiteganya hano hanze hari abakobwa benshi bagushaka hari abakobwa benshi bakeneye umugabo Jonathan wababwira iki icyo nababwira ndahari urahari cyane uzajya se kubareba cyangwa bazaze kukwirebera nzajya kubareba nimbishaka nubishaka uzabishaka gihe ki Jonathan gihe nikigera Jonathan turakoze turagushimiye cyane ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu kuri Sade TV ni mu rugo n'ikindi gihe ushaka wajya ugaruka wahawe ikaze sawa murakoze cyane urakoze cyane nawe yego